baraza mu rusengero ukagira ngo ni Imana baje bashaka, baje kuyishakaho ibintu ariko ntabwo baje kuyishakaho ubugingo, ntabwo baje kuyishakaho gukiranuka. Umuntu akaba mu murimo imyaka ingahe, ibi byose biri kuba. Hari n'ibyo twakwita ngo bimwe niki, ariko hari ibyo Imana ishaka gusobanura, hari ibyirambiwe, hari ibyirambiwe. Abantu bakiniye mu murimo w'Imana, abantu bazanye kamere ziwabo, abantu bazanye hari ugiye kubateza akaga. N'ubu ngubu mu murimo w'Imana, mu makorari, mu kidyakoni, mu byiciro byose dufitemo abagiye kuduteza gusakwa. Bicaye ku kigirwamana cy'iwabo, yitandukanyije n'amoko, yitandukanyije. Hari ibintu numvaga nkagira ngo ntabwo bibaho, ariko umwana umwe umusore arabimbwira, ambwira ukuntu yagiye yajyanye fiancé we, umuntu aramubaza ngo niko nta soni uratinyuka, uratinyuka uyu muntu umuzanye umuja bakagiye abimbwiye. Narumvaga babivuga abantu, nanjye noneho nyiri bwita bimbwiye byabaye, ndavuga ibi biracyabaho se. Tikinono mbaze h'urwara dushire muri mayo ngo nta mwaka nzajya mpura nawe. Ese koko ntabwo wahuraga nawe? Nahura nawo se, mbikubwira impamvu nahuraga nawo. Yesu yirukanye abademoni baje mu ngurube, nge ndabakurura ndabakenyera, ariko uyu munsi ndakenyera umweko w'ukuri. Haleluya. Aho nikoreraga ibihanga by'inka, nikorera ubutumwa bwiza bukamamara no ku isi yose. Yesu ashimwe. Narambukije iryo joro nihani, twarabyishe. Byatewe nyine byatewe no kutamenya inshingano zacu neza, no kutamenya ivugabutumwa n'iki. Tukagira ngo ivugabutumwa ni ukujya mu rusengero. Ivugabutumwa ngomba kuritangira mu rugo, ngomba kuritangira muri karitsiye. Yesu yaravuze ngo abangi ikizabaranga ni imbuto, ntabwo yavuze ngo ni uguhanura, ngo ni ukuvuga ubutumwa cyane ngo ibintu bikaye. Ngo abangi ni urukundo, ni imbuto zizabaranga. Bibiri kavuga ngo tubane n'abantu bose amahoro. Urumva? Gukizwa kanje ntabwo ari ukuvuga ngo intesha abandi, amboza abandi amahoro. Harumbase nigeze kumva ngo umugore, noneho turimo dusenga abademoni baravuga ngo erega ngo nubwo mutwirukana ngo dore na hariya mu makorari dufitemo abacu, ngo twarabarekuye ngo baje kuririmba, ariko harimo akagozi kacu twabashizemo. Igihe tubakeneye isaha yose turabakurura. Iyo Satani rero utavuyeyo neza iwe, ukagira utwo uzana twiwe, mukomeza kugirana ubushuti, agakomeza kugukoresha ayo manyanga. Ari hahandi wumva umuntu yatanga ubuhamya mu rusengero ngo ndashima Imana ngo narakijwe sinywa inzoga, ariko akazinywa rwihishwa, akitwa umurokore, ariko akaba agisambana ku ruhande, akaba akirobanura abantu ngo uyu n'uyu. Bari barandangiye ikinono cy'ingurube ngo nzafaturwa mbazeho urwara, ngende ukenyera muri mayo ngo nta mwaka nzajya mpura nawe. Umupfumu ambesha rimwe ngo mama wapfuye papa atamukoye, kandi uwo mama wapfuye ni mama wafashe icyuma. Ubundi nge mateka navukiye Bugande, yafashe icyuma, nabyo nsanga turi abana batanu, buri mwana afite nyina. Mama arafata ashyira mu nzu. Abantu b'iyi minsi, abantu bari gukizwa ariko ntibamenye ikibanza. Umuntu akaza mu itorero, aho kugira ngo atangire kuri sikariye ya mbere, agasimbuka agakandira kuri sikariye ya gatanu. Hano ntabwo yambukije urwango, ntabwo yambukije ubusambanyi, ntabwo yambukije amoko, ntabwo yambukije guteranya, ntabwo yambukije kwesikora. Hari ahantu nubisha, ahantu hanera ubwoba. Umuntu maze iminsi numva ibintu bakambwira ngo abapolisi b'i Burundi ngo musanga kuri bariyeri ari kurya urugori, yicaye mu byatsi ry'ikigori. Yawe wari wabona umusirikare wacu wo mu Rwanda warya ikigori mu muhanda? Na sekerete sindababona niki. Ibyo nkunda kubyigisha muri korari zacu, cyangwa ne bene data mpura nabo tuganira. Umukozi w'Imana agomba kwesha agaciro. Reba nk'ubu musanze hano uri kuri mandi kwigisha, mukanya usanga hariya ndi kurya ikidiye cyangwa urusheke mu muhanda. Koko abantu nabo kugira ngo bakore umurimo w'Imana, ahubwo bakarushaho gukorera inda zabo. Hari uwigeze kumbwira ngo kuko yambwiye ibijyanye n'amasezerano y'ubukwe bwanjye,
hanyura ngo ariko umuntu ukamubwira ibye pe ngo ntagugurire na fanta ibaze nawe ngo umuntu ukamubwira ibijyanye n'ubukwe bwe ibyo wahishuriwe ngo ntakugurire fanta niba Imana yabimuhaye kuki itamuha iyo fanta niba akeneye fanta akorera Imana akorera njyewe se ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV mwese tubasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana mwese aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo reka twizeye ko mwese muri amahoro kandi mushima Imana kandi mukiri mu buntu bw'Imana iteka ryose iyo ngiye gutangira namanza nkabasuza kandi nkabifuriza umugisha w'Imana mu byo mukora byose no mu byo mwekejeho amaboko byose kugira ngo Imana ibihire kandi kugira ngo kubaho kwiza kw'Imana kuboneka kuri byo ndetse no kuri mwebwe ndetse no ku banyu kandi nkabwira nti wowe ufite ibibazo utishimye utameze neza urwaye cyangwa ufite izindi ntambara n'ibigeragezo nkabwira nti humura Imana mu byishoboye n'ibyo byawe birimo kandi ntabwo byayinanira icyambere ni ukugirira icyizere ukumva yuko ushoboye byose kandi ukumva ko mu byo ushoboye n'ibyo byawe birimo bityo ukizera Imana kandi nusubiza amaso inyuma urasanga ukuri uyu munsi biruta ejo hashize bityo rero ibyo biragutera ukomeza gushima Imana ariko kandi nawe uri kubona bimeze neza ubuzima bugenda neza nta kibazo nyabona ntiwibagirwe Imana ibyo ahubwo bigutere imbaraga zo kugira ngo ukomeze ushime Imana cyangwa se ubahishe Imana muri ibyo yakoze reka mbabwire ngo impamba y'urugendo ntizatume wibagirwa intego y'urugendo ko Imana yakugiye neza ikaguha akazi ikaguha aho uba ikaguha ibintu bitandukanye ibyo byose ni impamba y'urugendo ariko kandi ntibizabe impamvu yo kukwibagiza intego y'urugendo kwibagira intego y'urugendo kugeraho byagora kandi iyo turi hano tuba tugira ngo tubahwiture turi ko twese twazahurira mu gihugu cyo mu kandi tukazagerayo amahoro nuko twinjira mu kiganiro cyacu ngize umugisha wo kubonana n'umubyeyi mukozi w'Imana Imana yahamagaye kandi gukoresha imirimo itandukanye yaramukoresha kandi uyu munsi iracyamukoresha iracyakomeje reka muhe ikaze ku musaraba TV turasuje mu izina rya Yesu natwe turabikije mu izina rya Yesu n'amahoro dushima Imana yabarinze natwe ikaturinda dushima Imana itugejeje hano yego Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro mufite imbaraga z'umubiri imbaraga ari nkeya iz'umubiri ni nkeya ariko iz'umwuka wera zirahari ntabwo murakira neza ntabwo uyu munsi ni nabwo mvuye mu buriri kugera hanze sinaherukaga kuva ku itariki ya mbere ariko ndi kumva hari ibiri kugenda biza nubwo numva mu ngingo zitarafatana neza ariko Yesu arahari yego namwe mwari muri aho yego natwe turaho turashima Imana yarahabaye Imana yarahabaye kandi dushima Imana yuko nawe yongeye kukwemera ko uboneka ntabwo byari bigoye abantu barwaye bose ntabwo ariko bakira cyane abarwayi bose ntabwo ariko bakira dushima Imana ko ukomeza kucyemera duhikeze ko uzakira neza ukongera ukagira akabaraga k'umubiri kiracyahari rwose kandi n'abaduteze amatwi ntabwo bazi ko urwaye buriya bagiye kongera gusengera by'umwihariko ndabizi neza abantu bakurikira umusaraba TV bakunda abakozi b'Imana kandi iyo bumvishe umukozi w'Imana bahuye n'ikibazo bagira uburyo bajya musuramo ndabyizeye ko ni abakozi b'Imana Imana zibashoboza ubugingo bwo bumeze neza turashima Imana ni ukuri turashima Imana kandi no muri iyo minsi twarwariyemo nabwo twabonye ukuboko kw'Imana twabonye ineza y'Imana twabonye ububasha bw'Imana tubona ko Imana yacu ituba hafi ndetse buri munsi yego
ari nayo ishoboje kuko maze kuvugana nanjye yavuze ngo nta mpamvu natanga umurimo w'Imana nzi neza ngo umurimo w'Imana niho nkirira. uri mu bantu bantangaje ku kintu bita umurimo w'Imana. Nagaya n'abantu benshi cyane, nabugiye mbona abantu benshi cyane batandukanye, ariko uri mu bantu bantangaje uburyo ukorera Imana we bitandukanye n'abandi. Oya reka tuvuge gutya, tubivuge tujye tuvuga ikintu umuntu ahari. Dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ndabyemera, dushobozwa na Kristo, ariko abantu bakuye hese kuko bakuye warahamagawe nuko uburyo ukorera Imana mu itorero, uburyo ukorera Imana mu nshingano z'ikidiyakoni ufite mu itorero, ahantu hatandukanye hose hagiye harimo itandukano. Tuvuga ati kabisa umuntu yarahamagawe. Kubera abantu ugenda ukabona barihamagaye bikagucanga. Oya mu by'ukuri mvuga ngo ndabyishoboza, nshobozwa na Kristo nk'imbaraga, ariko Yesu ajya nshoboza nkagerageza. Yego. Nicyo no kuvuze ngo hari ababikubwiye sinabihakana cyane, niba hari abo wavuganye nabo ibyo bakubwiye ntabwo bambeshyeye. Wari umuntu wageze kuri zino kamera, akantu kamwe nakubwo, umuntu wageze kuri zino kamera amakuru yose ahita amenyekana. Abantu guhamagara ati uwo muntu buhamye bwe turabuzi, bose abo bose urababona. Kuko nk'ubu nkubiye ko ntuyibatsinda, ariko ubaje amateka yanjye ku itorero nta mudiyakoni untanga ku rusengero, kandi bo bahatuye bahegereye, n'abaririmbi benshi baza bahasanga. Urakora ibirometero bingana gushyira amanza gutega ugategereza imodoka byose cyane, byose ndabiregera, ndavuga nti kuko ntafite imodoka yanjye nimva muhororo kugera muri gare Batsinda, nkabara ngo Batsinda nshobora kuhamara isaha imwe n'igice ntegereje, nkamenya ngo mu Nyabugogo ndongera mare nk'indi saha ntegereje ya Gikondo, byose ndabijera kandi saa 2 zibura. Yewe noneho icyo gihe ni bisanzwe nk'iyi minsi, ariko hari igihe madamu yararwaye yaravunitse baramushyizeho igisima. Nabyukaga saa 9 za nijoro, namutekera nkashyira ibintu byose ku murongo, kuko nta mwana twari dufite, nta n'iki. Mu mateka yanjye nta n'umwana tugira ku isi, tuje imyaka 62 twese na madamu. Ariko ntabwo ibyo nabyitwazaga ngo madamu yavunitse ariho igisima ngo ni cy'umurimo w'Imana. Nayihaga gahunda saa 9 nkahaguruka nkateka, nk'iki gikoma, ibyo kurya, nkamenya ngo namusigira ikintu cyose mwanya wacyo. Nkahita nsohoka. Icyo gihe ahubwo bwo nahageraga saa 1 zibura ku rusengero, kandi wamaje gukora n'izo yose. Aho iyo mpageze nkunda kubwira abantu ngo kuba uri umuririmbyi ugasiga iwanyu imirimo, uri umwana w'umukobwa, uri umwana utakoze imirimo yo mu rugo, cyangwa n'uri umugabo udasize ibyo mu rugo bitunganye, niba uri umuririmbyi kuza muri korali ubutuzaniye abadayimoni. Ubutuzaniye abadayimoni nimba wasize imirimo mu rugo byinshi ubisenya. Ubutuzaniye abadayimoni nta murimo w'Imana uje gukora, umurimo utangira hariya mu rugo. Ko itoro ryari ryuzuye abadayimoni. Kuko nta kuntu wasiga, kanguha urugero, icyo gihe yararwaye ariho igisima, ubwo nitwaze ngo ngiye kurepeta, ngiye kuririmba, umuntu simusigiye igikoma, simusigiye, uwo muntu ndamusigira koko aransengera ansabira umugisha. Ni imivumo inkurikirana abademu bagenda banshoreye, nagera muri kore nkabaturamo. Ariko iyo nasigaga byose mbitunganyije, nabishira ku murongo. Nagendaga nawe nubwo yararwaye, ariko Imana umukozi wawe mufukigikira, umukozi wawe niyo yanyogaga koma akibuka ko nabibyutse saa 9 avuga ati Imana n'ubu ngubu n'ubu kandi urabona ko nubwo narwaye bamwe barambwira, hari n'umudiyakoni Batsinda ejo bundi yarambye ati yewe nuko byivugira ko warwaye ariko warabyibushye. Byatewe n'iki? Ko niteganyirije nanjye nkamurwaza neza, nanjye yarandwaje iyi minsi narindwaye. Haleluya. Biravuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Hari igihe tuzanabasura cyane rwose, nawe agira ubuhamya uzaza kuguhumya ukuntu yantegeje 25. Nibera Bugande ngikenyera ibinono by'ingurube, nkikore ibihanga by'inka, Imana ivuga ngo nza. Imana ikambya ngo uje cyangwa kwiga ishuri rya leta, nzaguha diplome na certificate. Ngewe navukiye Bugande,
ndi Nyabugogo ku kazi numva ijwi rirambye ngo uzajya icyangugu 96 icyangugu nkandagera 2006 narakijijwe ndi umudiyakoni bamaze gusengera ku budiyakoni nawe yaraje i Kigali nawe badusengera ku budiyakoni nawe tubana mu cyumba cy'amasengesho ntazi kazabana nawe nanjye ntazi twikanga byarabaye bo niwe madamu wanjye impamvu ya cyangugu Imana yambwiraga isobanuka ko ariho yampaye umugeni twese turabadiyakoni badusengera imwe ku budiyakoni urumva rero Imana byose irabiri nawe afite ubuhamya bwe nawe bukora ejo nabundi hari ibyo yavuze ndavuga ntariko uziko nzakujyana abakozi b'Imana ugatanga oya no kumutuzanaga mu kintu cyitwuhamye ndagikunda ari abantu gikomeza uzamusanga mu rugo arahari rwose oya nzaza mu rugo ntago ari kure kandi aho ari kure nzaza oya ni hafi ari ikintu tubwiye ngo abantu bajya mu murimo w'Imana nyamara batatunganyije hata ari inshingano batatunganyije cyangwa se bataki barambafata nk'abantu batuzaniye abadayimoni cyane twavuga yuko umurimo w'Imana kuba kenshi hahuramo intambara mu makorari ugasanga harimo intambara z'urudaca ugasanga amadini amwe n'amwe harimo intambara z'urudaca bifitanye isano n'abo badayimoni n'abo bantu baza batazanye cyane kuko hari ijambo abanyarwanda bakoreshaga riribi ntabwo najya kurivuga mu izina barivugagamo iyo usanze umwana wundi arya umwanda ngo uramubwira ngo umwishyure hariya yego twe rero nk'abakristo ntabwo ari uko dukora nta kuntu wasiga iwawe bitameze neza umugore wawe ntabwo mubanye neza abana ntabwo mubanye neza abana ntabwo babanye neza n'ababyeyi ntabwo babanye neza na papa wabo na mama wabo umwana nyina aramubwira ati mwana kuraho icyo gikombe aho ngo yangiye kwirepetera akagenda urumva asize mu rugo abishye utanyereza muri korari tanyerereza akagira ngo korari yewe nigeze nabyumvaho akanuka ngo hari umudamu umwe yarakijwe ariko nawe aza kuburamo ubwenge nk'uko umugabo we ntabwo yarakijijwe yego akinywera inzoga akabikora ibyo akora byose akaza yasinze buri rimwe na rimwe akaryamana n'inkweto mu mashuka noneho ngo rimwe yabyuka nko ma saa 9 nanjye ndabizi inzoga narazinyoye hari amasaha ugeramo utariye ukayura noneho umugabo yawe yatese mama kana wenda ni mu gitondo ngiye nigire muri korari ariko umunsi umwe Imana kuko idukunda yihangana intege nke zacu imwohereza umukozi w'Imana aramuhugura amubwira imyitwarire ko agomba kwitwara ku mugabo we noneho icyakurikiyeho ni iki umugabo umunsi umwe amubwiye ngo yatangiye kwa kundi yayuraga wenda mu gicuku akaba yatetse nk'agatoke akagashyira mu isorori akayishyira mu isafuriya mu mazi akayisiga ku mbabura hahandi atangiye kwayura akamubwira ngo akahita ati papa kandi noneho ntanamubwire ngo ibidayimoni ngo ibizoga ngo ibidayimoni bya hano byaranda ahubwo akavuga ngo papa kana waje unaniwe ntabwo washoboye kurya agatoki wakwihangana ukarya agatoki umugabo ararya none asanga kandi n'inkweto yaryamanaga yazimukuyemo yamwogesha ibirenge umugabo aravuga ati ziko ngiye gupfa none umugabo rimwe aravuga ati kanze ndebe kambipime ibi bintu abinkorera ati katabikoraga aza yisindishije ariko atasinze cyane kandi ngewe uyu munsi ndeke umuntu kandi ngewe yikubita ku buriri akikubita ku buriri agiye kumva yumva umugore amukuyemo inkweto akuyemo amasogisi azanye utuzi dushyushye aramwoza none aterura ibirenge aramworosa noneho ya masaha nabwo arongera aramubyutsa ibintu bimeze bite none aravuga ati sawa kanze ndamupima ku cyumweru niho yakundaga kwanga kumpa ibiryo ngo giye muri korari apima ari ku cyumweru ati ndakubwiye wa mugore we uyu munsi ntuve hano umugore araceceka ntabwo Imana ariko ageze nambuza kujya mu materaniro ariko ntiyahava mugabo yijyana ahantu hafi aho agaruka nabwo atasinze ashaka kumupima ngo rero asanga umugore arahari umugabo aravuga ati ariko ziko Imana yampaye ijambo iyi minsi ngo ubutaha nabwo ari ku cyumwe aramubwira ngo
iriya kositimu yanjye uzayintegure ku cyumweru hari ahantu nshaka ko tuzajyana. Umugore atari komana ageze n'aho agiye kuzajya njyana ku kabari ku cyumweru, mbese bigaragara ngo kugira umugabo ahantu yanyweraga wanyuraga ku marembo y'urusengero ukabona kujya aho yanyweraga. Imana kuko agiye kunyuza n'imbere y'abakristo ku cyumweru na pasiteri anjyane ku kabari, nirwe nicaye mutegereje ku kabari. Noneho ngo uwo munsi mugabo arambara bafata inzira baragenda, azi neza ngo agiye kumukisha ku rusengero aje hahandi, agiye kubona umugabo aboneje mu rusengero. Umugore ati karabaye, agiye kundega ibintu namukoreye, agiye kunyandagaza. Arinjira, umugabo aricara, umugore nawe aricara amateraniro, bahamagara bihana, wa mugabo ntabwo yahagurutse. Ahubwo kwakunda abadiyakoni tujyana abantu bihaniye mu cyumba kubaganiriza, umugabo we mu iterana ati pase ndasaba ijambo. Pase ati karabaye, nayoboye menshi noneho si biragenda bite? Ati ngewe ndashaka kwihana, nanze kuza mu bariya mwigishe mutavuga ngo mwanyigishe ndihana, ahubwo ngewe nje gukizwa kubw'umugore wanjye wabaye marayika. Umugabo ngo ako kuvu arakizwa bitewe n'iki? N'imbuto. Bishatse ko hari imbuto dushobora kwera zikavuga ubutumwa tuvuze cyane cyane. Ese mukozi w'Imana, icyo kintu uyu munsi kiragibona gihari kubitwa abakozi abakristo b'iminsi? Ntacyo kenshi twarabyishe kora biterwa n'iki? twarabyishe byatewe nyine byatewe no kutamenya inshingano zacu neza, no kutamenya ivugabutumwa n'iki. Tukagira ngo ivugabutumwa ni ukujya mu rusengero. Ivugabutumwa ngomba kuritangira mu rugo, ngomba kuritangira muri karitsiye. Yesu yaravuze ngo abangi kizabaranga ni imbuto, ntabwo yavuze ngo ni uguhanura, ngo ni ukuvuga ubutumwa cyane ngo ibintu bikaye. Ngo abangi ni urukundo, ni imbuto zizabaranga. Bibiri kavuga ngo tubane n'abantu bose amahoro. Urumva? Gukizwa kanje ntabwo ari ukuvuga ngo ntesha abandi amboza abandi amahoro. Hari umpase nigeze kumva ngo umugore we bajyaga amateramo, pase yagera mu rusengero akigisha akabona umunsi umwe ngo batashye, umugore aramubwira ati pase, ati ngize icyifuzo. Ati kimeze gite? Ati ndasaba ko wakodesha imodoka tugashyiraho ibintu byacu byose tukabijyana mu rusengero tukajya kwibera mu rusengero. Pase ati kogira wasaze wavangiwe, none se mu rusengero ni inzu yacu? Hatoya pase, ati nabonye mu rusengero uraseka ukanezerwa nkabona wabaye umuntu. Ati nabonye mu rusengero ariho twagira amahoro, kuko mu rugo ugera mu rugo ukaba igisimba. Urumva se atariho ubutumwa tubwice? Ubutumwa bwarapfuye, twarabwishe. ngo muri make nitwe twishe ubutumwa, nitwe twabwishe, twabwishe, twataye umurongo Yesu yaduhaye twinjira mu wacu. Dushaka kwereka abantu gusa ko twageze mu rusengero, ariko mu rugo nibi turavuga ko ari Satani yabizanye, cyangwa nitwe turabyitirana nabyo Satani ko ari wazanye iyi mbuto yo kwica ubutumwa bw'Imana bwa Yesu gushya, cyangwa nitwe bwacu? Satani agomba kubyica kuko nta nyungu abifitemo, n'ubundi agomba kubyica, ariko abyica mu buhe buryo? Abyica muko nawe uje utari kuyibye neza. Nigeze gusengera umurwayi urwaye abadayimoni, noneho turimo dusenga abadayimoni baravuga ngo erega ngo nubwo mutwirukana ngo dore na hariya mu makorari dufitemo abacu, ngo twarabarekuye ngo bajye kuririmba, ariko harimo akagozi kacu twabashizemo, igihe tubakeneye isaha yose turabakurura. Iyo Satani rero utavuyeyo neza iwe ukagira utwo uzana twiwe, mukomeza kugirana ubushuti, agakomeza kugukoresha ayo manyanga. Ari hahandi wumva umuntu yatanga ubuhamya mu rusengero ngo ndashima Imana ngo narakijwe sinywa inzoga, ariko akazinywa rwihishwa, akitwa umurokore, ariko akaba agisambana ku ruhande, akaba akirobanura abantu ngo uyu n'uyu n'uyu. Nkaza nkano ngo ariko buriya nepakomoka he, ngo aturuka he, bamwerukanye, ariko uriya mwana w'umukobwa buriya yabanje kugenzura neza amenya ngo ibyo si umuntu wakijwe, ibyo biracyatureba koko. Rero iyo uzanyake nuko atakwemerera ngo wimarire muri Yesu, ariko iyo mwimarimo ukamwirangurizamo itwa Shetani ukaturekura. Nk'uko ngubu
wenda ndagera mu mwanya wo kuza guhamya Yesu. yego Ngiye nyagize amahirwe nakenyeraga bari barandangiye ikinono cy'ingurube ngo nzafata mbazeho urwara ngende ukenyera muri mayo ngo nta mwaka nzajya mpura nawe. Umupfumu ambesha rimwe ngo mama wapfuye papa atamukoye, kandi uwo mama wapfuye ni mama wafashe icyuma. Ubundi nge mateka navukiye i Bugande, yafashe icyuma nabyo nsanga turi abana 5 buri mwana afite nyine. Mama arafata ashyira mu nzu n'umwana ngo nakurikiraga w'umukobwa, bigaragara ni wari ugize amahirwe yo kubyana na papa abana 2 babe bakamutereza imyuka mibi. Uburyo yanatekaga ibyo kurya yabishyira ku meza, papa yakozemo ikika agasanga byononekaye nk'icyumweru byaragaze, cyangwa se abakecuru bakuru babyitaga kurota. Noneho anyikoreza ibihanga by'inka n'ikinono cy'ibumoso n'ikiburyo n'inyama zo mu nda, ngo mama wapfuye papa atamukoye. Ubwo yari yansabye kugura inka, mubwiye ko ntabona amafaranga agura inka. Arambye ati ntacyo, turagura igihanga n'ikinono cy'ibumoso n'ikiburyo n'inyama zo mu nda, birasobanura ko ari inka twaguze. Dufata n'ubucyuma bwo guterekera tubushyira ku musego. Urumva rero nk'ubwo ngubwo ngewe nkizwa, ntarakizwa abapasiteri n'abandi na perezida korani ndirimbamo n'ukuriye abadiyakoni, ntabwo yarazaga agacyuma niseguraga ku rusengero. Iyo ntagira umugisha nkakizwa neza bya satani nkavayo mvuyeyo, nari kuza mu kidiyakoni, nari kuza muri korari, agacuma ko gutereka kakigwa ku musego. Mbese muri make akaguru kamwe kari mu Mana kandi karacyari kwa shitani. Ubwo rero shitani agomba kunkoresha ibirwanya umurimo w'Imana. Ngasiga ntonganye n'umugore, nkaza nkaririmba. Nkasiga umugore ntamuhaye icyo kumuhahira, nge nkajya kurya isamake mu kabari. Ibyo nabyo n'abaruko benshi nagiye mbibona. Ukabona umuntu iwe mu rugo, ariko ukabona arajya ahantu mu resitora, arajya muri kantine akarya ibintu by'amafaranga angahe, urugo baburaye. Ukibaza umurokore umupagana ibintu akora. Ubundi Bibiliya mbya ngo mucyo n'umwijima ntibibangikana. Niba ninjiye mu mucyo nimba umucyo. Yego. Urumva rero aho nakwerekaga igituma satani ashobora kumwitiza. Ashobora kumwitiza agasiga umugore batumvikanye, agasiga amukubisa urukweto, kandi akaza hano kuri kamera ati haleluya, ati kandi we yasize abishimye. Naho rero naho bikomoka. Iyo umuhaye umwanya abona aho yinjirira. Ariko iyo abonye wamutaye burundu avuga ati po aka karasaze kankareke nje kwishakira ibindi bibeshya. Bikiririmba bigisomana. Kuko ngewe umunsi nakijijwe 96 ukwezi kwa 3 saa 3 z'ijoro n'iminota 55, agacuma ko guterekerana rayi ngasohoye ku musego wanjye ndakajugunya. Nta kinono cy'ingurube nigeze kongera gukenyera, nta bihanga by'inka nigeze kongera. Inzoga nanywaga amacupa 8 ya mitsingi, 6 n'izindi nzoga zavaga i Burundi, amacupa 8. Icupa rya wisiki narisangiraga na mwishwa wanjye w'umusirikare, tugasigamo gake twitaga gukaraba amaso mu gitondo. Hari ako abasinzi bita gukaraba amaso, bakanywa buke, kwa kundi mwebwe mujya muri Niba turi baba bakanyoye, bakita gukaraba amaso. Urumva ariko maze gukizwa ndavuga ngo kuba nkijijwe n'ubushira sizabumwe, kuba n'umwuga wisiki ubu ntiwabumwe, sindasoma no kubushira busembuye n'ubudasembuye. Kandi nta nubwo mbyigisha ngo bushira ni icyaha. Ntabwo nta Mana yantumye ubutumwa. Ngiye nifatiye icyemezo, ndavuga nimba nanywaga amacupa 8 nsiga nje kongera kurwana n'abakecuru ibivuzo n'ibiki. Nge niyo najyaga ku mibatizo kera, imibatizo ikinyura muri karitsiye, no kumpera umutobe mu gacuma nabinywaga, nabanzaga kwitonda kuko ngiye turiya ducuma nza amabanga yatwo. Twatugiraga ku ruhimbi rwa Nyabingi, tugashyiramo urwagwa rukaboreramo. Ushobora kujya kudutira uwo muntu ukanyuzamo amazi, ariko umusemburo w'urwagwa uri hasi, ugasanga umuntu yakamuse akayoberwa yasinze neza. Ubundi gukizwa ni ukuvayo ukavayo. Yego. Imana y'amahoro bawugisha. Uyu munsi usanga gutandukanya umurokore n'utari umurokore bigoranye, nimba byaterwa n'icyo ngicyo, ariko ugasanga biragoranye. Umuririmbyi araririmbiye ariko afite n'utwo tuntu wabuze ku ruhande, kandi akaturirimbana, kandi akadukorana umurimo w'Imana, kandi
anaririmba neza akatubwizanya kandi akanahanura ibintu bikagenda neza. Ndi kwibaza ese birashoboka ko hari ikintu gishobora hakorwa iki kugira ngo ahari umuntu aririmbe ariko akijwe, mbese twitandukanye n'abanyamahanga tumenye uko turi, harakorwa iki kugira ngo abakristo bamenye ko ari abakristo n'abanyamahanga tumenye ko ari abanyamahanga, ko uyu munsi bose gutandukanya umunyamahanga n'utari umunyamahanga uyu munsi biragoye. Hakorwa iki kugira ngo tumenye umunyamahanga n'utari umunyamahanga, ko byose biri gusa uyu munsi ari nabyo biri gutukisha izina ry'Imana mu batarakebwe? Ibyo uvuze nkunda ngira ijambo nkunda kwigisha, sinkunda no kumva, sindanasanga umuntu aryigisha. Ni ijambo riba mu mubwiriza ibice cy'umurongo wa 11. Uzi ukuntu havuga? Haravuga ngo umugombozi yariwe n'inzoka atigomboye aba yaramaze iki. Usanga abadiyakoni benshi, nanjye ndimo ndi umudiyakoni, tugombora abandi ariko tutigomboye. Usanga umuririmbyi benshi baririmba bagombora abandi ariko batigombora. Kubwiye impamvu umuntu, hari umuntu uza akaza mu itorero, yava muri Yorodani akiruka ati ngewe ndi umuvugabutumwa, ngewe ndi umuhanuzi, ndiki, ariko akibagirwa ngo gukizwa ni urugendo. Gukizwa bisaba ko ukizwa ukegera Imana cyane, ukayisaba, ukageza ku rwego ukuraho utuntu twose kugira ngo Imana ikuzuze umwuka wera. Kuko niheraho nagize umugisha ku Mana, nagira umugisha ku Mana, maze gukizwa ibyo byose nkubwiye ndabirekura. Mwishwe wanjye majoro twasangiraga inzoga, sinamwubaha ngo ni majoro, ngo nimva ku rusengero twicaye muri salo ngo nganire nawe ibyacu byo mu rugo nk'umuvandimwe. Sinakizwa ngo mpishe kagacuma ko ku musego nkahasiga. Sinakizwa hahandi twicara muri salo tukaganira ibijyanye n'umuryango bitandukanye n'iby'Imana. Ahubwo nge nakijijwe, nkunda kubwira abantu ngo nukizwa ukagera ukamara umwaka 2-3 batarakwita umusazi, uzamenye ko utarakizwa. Kuko umurokore bamwita umusazi, kandi koko nanjye byaramfashije. Umusazi baramubisa. Yego, umusazi baramubisa. Umusazi aturutse hano, umusazi aturutse hano, izi nsinga zaciyazi twamuhunga. Umukobwa w'umurokore batarabisa rero, batarayita umusazi, baramusoma. Kandi umusazi ntabwo nkunda kwigisha urubyiruko, se umusazi weho yagukora ku mabere ukabyina atarakaraka, nise yagukora ku mataya atarakaraka. Igituma rero usanga babakabakaba ntabwo bigeze basara, ntabwo bigeze basara ngo mbese umusazi asara akavayo akajya ku karubanda. Uzarebe nta musazi ukunda no kuba mu cyaro hasi mu gishanga, basara bajya ku mugaragaro. N'umurokore agomba gukizwa neza akajya ku mugaragaro. N'iwanyu mu rugo, ngenda maze gukizwa mu rugo iwacu, batangira kuba aribo, uwo mwishwe wanjye akagenda abwira abantu twabanaga ati Uncle John ati nta nama nkijya nawe yarasaze. Urumva amanyanga bashatse gukora. Twigeze kujya kugura inzu, bagiye kuyigurira papa na mushiki wanjye, amafaranga uwo mwishwe wanjye ari we watanze komande yabihaye umugore ko we yabaga ari mu kazi ke ka gisirikare. Umugore turajyana ibicumbi, noneho inzu twari tuyiguze 65,000. Tugura n'ikibanza ahandi hantu, noneho byose byari 130. None baravuga ngo ni 60,000. Noneho baravuga ngo kuko inzu yari y'umudugudu, yari imidugudu ya leta bubakira abaturage, ntabwo wemyewe kuyigurisha. Noneho baravuga ngo dusinye tuvuga ngo ntabwo tugurishije, ntabwo tuguze, ahubwo amafaranga dutanze ni agashimo k'uduti twari turimo. Inzu bagiye kuyigurira data na mushiki wanjye, nge nta mafaranga afite yo kuyigura. Ubwo yaba yari umurokore w'iyi minsi yari kuvuga ati rero nzajya kwaturira mwene data nepo mvuye hano, koko ibyo sinabyitesha ko ngewe sinagushobora kugura papa. Ariko narahagurutse ndababwira ngo ngewe sinshobora gusinya ngo muraduhaye tuguze.
warasisita bugumesiri icyo gihe niko babitaga yari umuntu tuziranye yabaga i Bugande arambwira ngo aba ngaba aba basaza hari aba basaza bo mu baporoso ati si bagiye gusinya niba sinya ni ibyabo njyewe na Bibiliya nayifatiye mu gituza kandi ubwo nari ntaramenya no gusoma nyigenda ni imyaka mfite no buhamya ko Bibiliya nagendanye imyaka 5 ntazimo n'inyuguti ntazi gusoma namaze ndakizwe ntazi gusoma Imana niyo yanyigishije ndahaguruka nyifatira mu gatuza nti njyewe sinshobora gusinya ikinyoma ngo muraduhaye kandi tuguze mukazana wacu ararakara ariko mpagara ku ijambo mvuze sinabisinyira umunsi umwe mwishwa wanjye uwo ngo w'umusirikare agira accident bamukura i Butare kajugujugu niyo yagiye kumukurayo bamujyana mu bitari Kanombe tugiye dugenda amasaha yarenze ariko tuva muri karitsiye babwiye mushiki wanjye ngo nimusanga bakinze muvuge ngo ni umwana mugiye kuvuza tugeze ku muryango wa Kanombe icyo gihe batangaga n'utubaji bampereza akabaji ninjye wari imbere n'abandi ariko tugeze hari umusirikare avuga ngo muhagarare twibagiwe amasaha yo kwinjira yarenze nakoze akabaji nkakuraho ndakamuheza subira mushiki wanjye ahita ngo ariko se n'umuntu ugiye kuvuza umwana mwamubuze abasirikare toya abagiye kuvuza umwana murayo bo baragenda ngewe ndasohoka ndasigana bageze ku murwayi n'umugore wari umurwaje ari we mukazana wacu wawe undi twajyanye ibicumbi nkanga gusinya ikinyoma baramubwira ngo murakore rero ngo arirase ngo ntabwo yabesha ati ntabwo tumasize tukinjira se uzi mukazana wacu ikintu yababwiye yarababwiye ngo mwari muzi ko John yakwinjira ku kinyoma ntabwo muzi ko yanze gusinya ikinyoma ibicumbi nibwo boherezaga mu besikote arambye ati genda umusabire ku muryango babwire ko ari nyirarume wa fande kanaka araza aransabira barambye ati ihangane niba urimo ukoresha iminota 10 iminota 10 sinayikoresheje naragiye kuko vora y'imodoka yari yamumenaguye akakantuza ntabwo yavugaga rero narageze gusa ndasenga nsuhuza mukazana wacu nsengera umurwayi ndasohoka ngeze ku muryango aba military baravuga ngo ibi ntabwo byabaye uyu mugabo ngo ntuwamukurikira mubeshyana nakwemera igihanga cyanjye bakagiye mbega ngo ni minota 10 tugwaye ntabwo yikoresheje none se cyagiye twavuze kuriya ibyo twari tuvuze byari by'amasaha ntabwo ariko se umuntu ntabwo yiyaranje nti sinshobora kwiyaranja mbesha genda umugombozi ugombora abandi ngomba kubanza kwigombora nkabona kugombora abandi aziko abasirikare icyo kintu cyasize kivuga ubutumwa hari n'umuntu twahuriye niba ari Nyamirama tuganira nk'uko tuganira nawe hamwe ati ngo yewe we uzi ko bakumbwiye ati nasanze abasirikare babiganira ngo hari umugabo waje rero Imana yashaka ngo duhinduke nitumara guhinduka niho tuzahindura abandi turi gushaka guhindura abandi tutarahinduka reka tuvuge ngo Imana ishoboze idushoboze ariko biterwa ni nkizwe neza kandi negera Imana nsenge mpinduke ubundi kaza kamere nta nubwo ahubwo iyo wasenze wabaye imbere y'Imana iracyurika ikasinzira waje mu ntege nkikabyuka yego Imana iguha umugisha ku mpuguro utanze kandi zigize akamaro gakomeye cyane harimo n'ubuhamya kadusubike igice cya mbere tujya duhugura abantu tunatangamo n'ubuhamya kugira ngo bikomeze abantu reka twinjire mu gice cya kabiri rero kirimo n'ubutumwa n'ugiye kwisanzura ukavuga n'ibiri ku mutima wawe by'Imana ashyize ku mutima wawe wasoma ijambo ry'Imana uko umwuka wera agiye kukuyobora uramanza usenga Imana ubundi uko umwuka kuyobora uragenda uko ngoko niba ufite Bibiliya yose bizi ko muraza kumfasha yego kadushima Imana Mana data wa twese turagushimiye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu Mana turagushimiye kubw'urukundo rwawe turagushimiye kubw'imbabazi zawe haleluya turagushimiye ko yemeye guhaguruka ku ntebe y'icyubahiro ukemera kuza kuducungura ubwo Yohana ngo yaramaze kugira agahinda n'umubabaro abona mu bamarayika n'ibizima habuze uwahaguruka kujya gucungura umwana w'umuntu ariko ngo arabwirwa ngo Yohana wirira dore intare y'umuryango wa Yuda arahagurutse igitabo arakibumbuye reka Kristo turagushimiye ibi turimo imugoroba no mushinga wawe Mana washoye ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo kuko itampamagara ntarakizwa ntarakumenya ntabwo ibingibi nari mbizi byo kuza gutanga ubuhamya mugaragu wawe nawe ntabwo yakankene ntabwo yakampamagaye ntabwo yari kunsanga mu kabari kuko muhamagara we ntabwo ari uwo guhamagara abo mu kabari ahubwo n'uwo Mana n'uwo guhamya kwamamaza ubutumwa bwiza
ndagushimiye rero ko wamurinze mu gihe nawe yari arimo bataguwe neza mu buryo bw'umubiri, nanjye nuko Mana kuba warahabaye ukaturinda kwari ukugira ngo uyu munsi twongere tugaruke imbere yawe twakwamamaze Mana data wa twese, nk'uko ijambo ryawe muri Tito rivuga ngo icyatumye ngusiga ikireti kwari ukugira ngo tunganye ibitungana ukora ibya bitarakorwa. Reka rero uyu mwanya Mana ngiye kuvugirira imbere y'abantu benshi Mana ku hano hafi na kure, mbere na mbere ubanza unyeze untunganye, ubanza unkureho umugayo wose, ubanza unkureho ibyatuma Mana data wa twese bo mugombozi ugombora abandi ntigomboye bikurweho. Mugaragu wawe nawe nuko murengera umugire neza, kandi ubu butumwa mwami tugiye kwamamaza ntabwo tuje kwiyamamaza ngo tumenyekane, ahubwo Kristo mwana w'Imana niwe tuje kwamamaza kugira ngo ubu butumwa bugere Mana aho kuba hafi na kure, bugere Mana muri Afurika, bugere mu Burayi, bugere mu Barabu batarakwizera, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo Mana Yesu Kristo ujye kunyuzamo imanuke rifite imbaraga rishorewe n'umwuka wera, mu izina rya Yesu. Twamaganye imbaraga zose z'umwanzi, twamaganye ibitera umwanzi yatugabaho, twamaganye imitambiko abademoni bakwitambika mu ivugabutumwa, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushimiye kubyumvishe, turagushimiye Mana kubikoze, kubu butumwa bwose wo buzageraho wese Mana data wa twese wabivangavangaga gafata icyemezo agahinduka neza, wari utarakizwa agakizwa Mana, wari umaze gutentebuka, wari umaze kugambira gusubira inyuma Mana, bwamusubizamo imbaraga zo gukomera muri we Kristo. Urakoze Kristo kubyumvishe kandi ubikoze, tubisabiye twizeye izina rya Yesu, amen. Katubanze twinjire mu ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro ibice 32. Dusomera ku murongo wa 20 na 5 turageza ku wa 33. Adusome mu izina rya Yesu Kristo, itangira ibice 32 umurongo wa 25 kugeza 33. Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rye Yakobo urareguka bagicirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. 28. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo kundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranye n'Imana n'abantu ukanesha. 30. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yitaho hantu Penuweli ati, ndebesheje Imana amaso sinapfa. Izuba rirasa akirenga Penuweli, acumbagizwa n'ikibero cye. 33. Ibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umutsi wo kwitako uri ku bibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyunga y'itako rya Yakobo. Mana tugirire neza. N'ubundi dusome mu gice cya 30 muri icyo gitabo, n'ubundi cya 31. Dusome kuva ku murongo wa 22 turageza ku wa 36. 31 22 kugeza 36. Labani akurikira Yakobo amurakariye. Ku munsi wa 3 babwira Labani yuko Yakobo yahunze. Ajyana bene wabo aramukurikira, amugeraho iminsi 7. Asanga ari ku musozi w'Gereyadi. Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi nijoro, iramubwira iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. Labani afatira Yakobo. Yakobo yari abambye ihema rye ku misozi. Labani na bene wabo nabo bayabambaga ku musozi w'Gereyadi. Labani abaza Yakobo ati, icyo wakoze icyo ni iki,
kunyiyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano. Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiyiba, ntumbwire ngo ngusezeresheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga. Ntunkundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye. Wakoze iby'ubupfu. Nabasha kugira icyo mbatwara, ariko Imana ya so yambwiye iri joro iti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose, kuko ukumbuye cyane inzu ya so, nicyo cyatumye wiba imana zanjye. Yakobo asubiza Labani ati irya mbere ni uko natinye ko wanyaga abakobwa bawe. Irya kabiri, uburibonane imana zawe ntazabeho imbere ya bene wacu. Saka icyawe kiri mu byanjye ukijyane. Kuko Yakobo yari atazi yuko Rasheli yazibye. 33. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu yazanshoreke zombi, arazibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana, abishyira mu matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira Sati ntundakarire databuja, yuko ntaguhugurukiye nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasakabura bya bigirwamana. Yakobo ararakara atonganya Labani, aramubwira ati nagucumuyeho iki? Nakoze icyaha ki cyatumye unkurikira vuba vuba? None usatse mu bintu byanjye byose, ubonye iki cyo mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano ugishyire imbere ya bene wacu na bene wanyu, badukiranure. Imyaka 20 twabanye, intama zawe n'ihene zawe n'inyagazi ntizarambururaga. Amapfizi y'intama yo mu mikumbi yawe sinayariye. Iyicwagwa n'inyamaswa sinayikuzaniraga, ikirira nayishyiraga ku mubare wanjye. Wandihishaga izibwe naho haba ari ku manywa cyangwa nijoro. Dukomeze tugarukire Imana igumugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo nabibwiye kambanze mbibwire. Ku mazina nitwa John Gasigwa. Ndi umugabo ndubatse, mfite umufasha. Nkorera umurimo w'Imana itorero rya DPR Paruwasi Gatenga, itorero rya Kigarama. Niho mbereye umudiyakoni n'umuririmbi muri korali ndirimbamo yitwa Intwarane. Nkunda cyane nanjye kandi bene data bankunda. Yewe nagize n'umugisha, ndi mu bantu bayitangije. Turi abantu bake cyane, ariko Imana ikatubwira ko izagenda itwagura, kandi koko imaze kutwagura, naho barinda bashubuje. Amen. Rero naho ngaho adresse yacu dukorera umurimo w'Imana, kandi shima Imana yangera icyizere ikangabira umurimo wayo. Igikondo, ubundi nababwiye ko navukiye i Bugande. Igikondo niho nashikiye mvuye i Bugande 1995. Mpavuye 2021 aribwo naje gucumbika Nibatsinda. Kandi nshima Imana aho hose ngenda mu nzira ntikandagira, ntafite ubwoba. Ariko mu matorero yo muri paruwasi ya cyangwa nkandagiye hose mpakandagira numva ntafite ubwoba, kuko nta muntu nigeze ngira icyo mpfa n'umuntu. Yego. Ibyo byose mbishimira Imana. Ari abakijwe n'abadakijijwe. Aho kunyita aho natuye imyaka 11, aho kunyita Nyiramatiku, aho kunyita Gateranya, usanga banyita pasiteri. Nkababwira ko ntari pasiteri, ndi umukristo, ariko ibyo nabyo ndabishimira Imana. Shimira Imana rero kubw'uyu mugoroba. Imana ishimye ko
twongera kugabura ibyayo, twongera gusangira ijambo ryayo, si uko tuzaryumvishe, ariko ni ngombwa ngo mu minsi nk'iyi ngiyi ya nyuma twongere ducyazanye, twongere dukomezanye, twongere duhugurane. Rero uyu mugoroba nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana dusanze mu Itangiriro ibice 32 ku murongo wa 25 kugeza kuri 33. Uyu ni umugabo ufite ubuhamya, ntari buje mu mateka y'ubuhamya, ntari buje mu mateka yo guhunga kwe, ahubwo umugabo wafashe icyemezo. Ahangaha iyo nigishira ijambo nkunda kubwira abantu ngo dukwiye umukristo akwiye kugera ahantu akagera mu rwego rurambirwa ibintu bibi, akarambirwa intege nke, akarambirwa umujinya, akarambirwa kamere. Nagiye mbona abantu bakantera ubwoba, kumva umuntu wakijwe uryigaburo ryera akavuga ngo njyewe, ukabona afite kamere. Naho nakirirwe, hari igihe twabaga turi mu nama, umuntu agahaguruka ngo njyewe ibintu by'abaporoso ndabirambiwe. Kwibaza se umuntu wita abantu abaporoso, we ni umwisilamu, we ni iki? Ariko ku bwa kamere. Rero Yakobo afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo, siyemera ko Satani amuhererana ngo amubwire ngo waracumuye, warahemutse, igumira aho ngaho. Oya, ubu hari abakristo benshi Satani yabwirije ati ibyo wakoze ntabwo wasubira mu itorero ngo wemerwe, ntabwo baguseka, bagucunaguza, igumiraho, akahaguma. Ariko Yakobo we yaravuga atoya, ngewe ndambiwe kwitwa umushumba kwa data bukwe bitewe n'icyaha nakoze. Bene data, icyaha kirasuzuguza, icyaha kigutesha agaciro, icyaha kikwaka ijambo. Yakobo rero yicaza umuryango we, arabaganiriza, arababwira ati rero nafashe icyemezo iki n'iki cy'uko ngomba gusubira iwacu, cy'uko ngomba gutaha iwacu. Ahagurukana n'abagore be n'abana n'inshoreke ze n'abashumba n'abakozi bose n'amatungo n'umugisha yari yarahaboneye. Ariko ijambo ryanejeje uyu mugabo. Haleluya! Iyi Imana ibonye ugambiriye neza iragushyigikira. Imana ibona ko Yakobo yagambiriye neza, yagambiriye kuva mu cyaha, yagambiriye kuva mu ntege nke, yagambiriye kuva kwa Satani wamukoresheje akariganya, avuga ati sinahora kwa Satani, nsubire ku Mana. Haleluya! Noneho ngo ageze kuri iki cyambu cyawe bwoke ngo akora iki? Amenya ngo iyo ushaka kubona Imana hari ibyo ubanza kwiyaka. Iyo ushaka kubona Imana hari ibyo ubanza kurekura. Iyo ushaka kubona Imana hari ibyo ubanza kwambutsa. Iyo ushaka kubona Imana ugasabana n'Imana neza hari ibyo ubanza kurekura. Nibyo wahoze umbaza ati nikoze Imana ibi bimeze. Hari abantu baje ariko banga kurekura. Hari abantu baje ariko banga kwambutsa. Yakobo ngo abanza akora iki? Ngo arabanza yambutsa abagore be n'inshoreke n'abana n'abashumba n'intama n'ibiki byose, ngo arabyambutsa. Ngo amaze kubyambutsa ngo aragaruka ngo asigarayo wenyine. Yego, abadata Kristo ndagushimye. Ngo asigarayo wenyine. Kubwo gusigarayo wenyine, Imana kandi ikabona ko nta buryarya, nta bucyakura, nta kwiyoberanya, ataja ari ugutinya abantu, ahubwo Imana ngo ibibonye ko yamaze gukuraho umwijima wamutandukanya kuba n'Imana, ngo marayika niho yaje. Bibiri twereka mu isezerano rya marayika yabaga ari Yesu. Ngo araza marayika aramukiranya bujya kujya mu museke, ngo aramubwira ati wa mugabo ndekura. Yakuba ati sinkurekura. Haleluya, haleluya. Ubu hari ibintu biri kubwira abantu ngo barekure Imana, barekure ijambo ry'Imana, barekure iby'Imana. Oya, nta mpamvu yo kurekura. Nta mpamvu yo kurekura iby'Imana. Haleluya. Nta mpamvu yo kumvira amajwi y'abademoni ngo urekure. Nta mpamvu yo kwitwaza ngo ibi byabaye, ngo ibi ngo uyu nguyu yavuze ngo ari kuzikuye ibyo yavuze ari oya, nta mpamvu. Yakobo rero ngo akomeza akaguruka marayika niyo ngo icyakuri cyo marayika akora iki? Ngo amufata ku nyunga ry'itako,
amufata umutsi w'inyonga ry'itako ngo arahunyura agira ngo Yakobo aracika intege arekura. Yakobo nabwo ngo ntiyarekura. Haleluya. Ngo nabwo ntiyarekura. Marayika aravuga ati wa mugabo waje wamara amashyi, waje hari icyo ukeneye, waje ukeneye impinduka, waje ukeneye guhinduka. Noneho nibwo yamubazaga ati ariko ubundi witwa nde? Yesu ashimwe. Ubundi witwa nde? Yakobo ni nkaho yakamubwiye ati iyo ubimbaza mbere utaranamunyura naje niteguye kubivuga. Kwatura nitwa Yakobo ndi umuriganya. Marayika ngo aramubwira ngo kuva uyu munsi ntabwo ukiri Yakobo, ubaye Isirayeli, ubaye ubwoko bw'Imana. Aricyo gituma ijambo ritubwiye ngo iki, ahantu kuva uyu munsi ahantu hitwa Penwe, ngo yakiranyije Imana n'abantu ngo aranesha. Yesu ashimwe. Amen. Niba dushaka kuzabona ubugingo, niba dushaka kuzabana n'Imana, Imana irashaka ngo tugire ibyo twambutse. Ariko abantu bazanye iby'iwabo byose, karande z'iwabo, amoko, umujinya, biki umuntu akaba murimo w'Imana, ni nyiramujinya, ni nyiramateko, ni gateranya, ni iki karande z'iwabo zose akazizana. Ariko Imana irashaka ngo Yakobo ngo arabanza arabyambutsa. Kubwo kumara kubyambutsa asigirwa izina ngo kuva uyu munsi ubaye Isirayeli, ubaye ubwoko bw'Imana. Ariko byatewe n'iki? Yahishuriwe ikibanza. Abantu b'iyi minsi, abantu bari gukizwa ariko ntibamenye ikibanza. Umuntu akaza mu itorero aho kugira ngo atangire kuri sikariye ya mbere, agasimbuka agakandira kuri sikariye ya gatanu. Hano ntabwo yambukije urwango, ntabwo yambukije ubusambanyi, ntabwo yambukije amoko, ntabwo yambukije guteranya, ntabwo yambukije kwesikora. Hari ahantu nubisha ahantu hanera ubwoba. Umuntu yarahagiye ari cyosike ngo aganiza umukobwa wacuruzaga, aramuganiza arangije kumuganiza, ariko aravuga ati yewe atariko ya kambireke. Umukobwa atoya ati mukozi w'Imana niki atoya ati kambireke, ati nari kujyana ni dariko kambireke kuko amafaranga nzayakura kuri banki ejo. Umukobwa ati yo rero iyo batubonye ko turi abakozi b'Imana badufata rero babaze ngo nukuri nuko. Umukobwa atoya ati bakwita na pasi utari na pasi, ati yijyana uzayazana. Yongeye kuzamubona se gisamwambura. Reka rero ne paze na Bibiliya ahanyure avuga ngo agiye kumubwiriza n'urugero ntazi. Agira ngo agiye kumubwira atararara nawe uje kujyana ni do kabiri ntayo ubonye. Bitewe n'iki? Abantu ntabwo bahindutse, ntabwo bambukije ubusambo, ntabwo bambukije. Nimba ndi mu kigeragezo cyanjye cy'ubushomeri cyangwa n'iki, ntabwo ngomba kurarikira nido y'abandi. Nanyweye mu karu nkakomeza urugendo. Nkanyurwa n'iki Imana impaye. Nge maze gukizwa. Aba bantu rero baze ngo kuza kwa Yesu ni mu muteto gusa. No kwa Yesu ni nk'igisirikare, arabanza akagukuba, akagukamuramo amashereka yo mu badayimoni wose kera. Nanjye maze gukizwa yabanje kuyankamuramo, arabanza arankuba. Wanywaga izo za mitsingi 8 ngera hano mburi igikombe cya mukaba. Ndebuka ko nigeze kwifuza icyayi nkumva umpaye igikombe cya mukaba ukambwira ngo ngere gusengera yitatu, nukundi nari ngira ngo nari kugenda nkayasenga. Ariko umunsi umwe ndibuka navuye muri Niba hari umwana mweto umwana ariko ubona umugabo yarashatse. Tuvuye muri Niba amutubombo tubiri twatundi twa kera tw'icumi twagura gatanu icyo gihe. Atumaye mureba kujisho ntushira mu mufuka. Kubwo kwifuza icyayi ngeze mu rugo ncomeka ka kwiziniyeri nari ngafite ko, ncomeka nshiramo amazi, nshiramo za bombo n'utujyane ngo nanywe icyayi. Ngiye kuri gato nsanga na amazi nka robine, ari icyayi nashakaga. Urumva uyu mugabo yarankaranze. Yego yigeze kunkarangisha inzara, nkajya kurepeta mazi iminsi ngahe ntarya, nkajya nkasengesha korari yanjye, yagera mu gihe cyo kuyisengesha nkayisengesha amasengesho ngewe mazi iminsi ngahe ntarya, kandi nkabasengesha, ngasengesha abanyamatsizo ntaheruka ibiryo, kandi bwacya nkayobora iteraniro. Ndibuka hari ubwo nigeze kuza mazi iminsi ngahe ntarya, ndaranyoboye abanyamasengesho, nirwa nyoboye iteraniro.
ngiye gutaha umwana w'umusore yaje ku rusengero amfata mu kiganza aransuza ati mukozi w'Imana Yesu ashimwe ntahimbaze ati mwene data ati wambabari ukanguriza 200 ko ngiye kuburara kandi ngiye maze nk'iminsi ngahe ntarya mukomanga ku rutugu ndamubwira nti mwene data humura hano usanze nayo afite hano ariko humura Yesu akugere neza amaze gukata agenda numva ndanezeye burya barabona ngende boss wo kubakora haleluya aho yongeza aho ngira ikigisho kibwira abantu ngo ntukite bene so ngo nabademoni ngo nabapagane ngo nibiki iyo yakinze nta wakingura abarukora iki twicana ukuvuga ibintu tutizera tudahagararamo murukora ariko nguta ngo Imana yakinze nta wakingura ngo yakingure kandi yakinga natangira kukwikorera vunepa ngo ngo banaje kamera ngo banakintumira ngo ntabwo cyamenya ko nabura nge niwe warinshizemo umunyeshuri iyo bamwirukanye ku ishuri bamubwiye ngo umusatsi ni mwinshi jya kwiyogosha asubira kwa se bamwohereje ku ishuri yego kabiri ati banyirukanye mu ishuri ryawe niba ari Yesu wari gushizemo ni Yesu uhamagara ngewe rero aho kwikora bene data nigeze kwisararanga ariko cyumweru mushumba wanje ubu ngubu unyobora ku itorero hari igihe asengeraga gutandukana nkumva namubaza ntutwohereje nkagira ngo abantu buze mu itorero bose inzara yarabishe kandi ari ngiwe ndi mu ishuri ryanjye ariko umunsi umwe mvuye matera ndavuga ngo ndagenda mu rugo mfata isahane nyeshyira ku meza nshyiraho furushiti ya Yesu n'iyanjye ndamubwiye nti Yesu ngwino ibyo kurya ubyeze tubisangiye kandi nkajya nyifata nkayitamira furushiti ngeraho umugisha akama pate jaune akama n'umukera akama n'ibishimba akama n'umunyu akama n'ubuke yewe Imana ukoresha n'undi muntu muri karisi udakijwa amafaranga kuko nahamagaye Yesu ngo ngwino tubisangire urumva Yesu ashimwe haleluya Yakobo kugira ngo abone icyo akeneye hari ibyo yabanje kurekura arabanza arambutsa yambutse ibintu byari kumuza kwisabanira n'Imana yego yambutse ibintu byari kumubuza guhura n'ubushake bwe n'umucyo w'Imana ariko abantu muri iyi minsi baraza mu rusengero ukagira ngo ni Imana baje bashaka baje kuyishakaho ibintu ariko ntabwo baje kuyishakaho ubugingo ntabwo baje kuyishakaho gukiranuka umuntu akaba mu murimo imyaka ingahe ibi byose biri kuba hari n'ibyo twakwita ngo bimwe ariko hari ibyo Imana ishaka gusobanura hari ibyirambiwe yego hari ibyirambiwe abantu bakiniye mu murimo w'Imana abantu bazanye kamera z'iwabo abantu bazanye abantu bashaka kugaragara dore ko Imana yimaze Imana iduhaye agakiza rwose iduhindura simati n'uwari ingegera n'uwari iki duhesa neza ugasanga kera shitani yajyaga ambwira ati nkawe wafunga karavate warize kumva ntibishoboka kandi nkumva ko ibyo ambwiye ariko uziko ari byo ariko ubu ngubu wavugaga ngo bakubwiye amateka no mu mateka bazakubwira nambara neza icyo kintu n'uyu munsi ahubwo nuko navuze ngo ubundi nkunda kubwira abantu no muri korali ndababwira ngo iyi korali nge niyo biro yanjye ubona se umuntu tutabazanga muri biro zabo bari simati niyo muntu ujya kwepeta wambaye kositimu urumva hari nubwo cyagiye bakingaga insengero dusengera kuri paruwase Karugira ariko mu gitondo nkabanza kunyura ku rusengero nkabanza hari umudamu yigeze avuga ijambo ni na perezidante wanjye muri korali ubu ngubu yigeze kubona nzamuzabona ku cyumweru kandi urusengero rukinze tutahatena dutera turi bugiye nimugoroba saa 8 Karugira ariko kubanza nkasubira ku rusengero rwacu dusenge ngenda nambaye kositimu mfunze karavati na Bibiliya yanjye ku cyumweru navuga nti uyu murimo w'Imana niyo biri Imana yampaye ngomba kuba smart kandi na Bibiliya bitubwire na nabidutege mwihesha agaciro nk'abagabura ibyayo yego maze iminsi numva ibintu bakambwira ngo abapolisi b'i Burundi ngo musanga kuri bariyeri ari kurya urugori yicaye mu byatsi ry'ikigori yawe wari wabona umusirikare wacu wo mu Rwanda warya ikigori mu muhanda na sekerete sindababona niki
ibyo nkunda kubyigisha muri korali zacu cyangwa na bene data mpura nabo tuganira. Umukozi w'Imana agomba kwesha agaciro. Reba nk'ubu musanze hano uri kuri ndi kwigisha mu kanya usanga hariya ndi kurya ikidiya cyangwa urusheke mu muhanda. Koko ngira ngo usanga ubwiriza. Oya sinshobora no muri tagisi no muri bisi no sinshobora na sekereti sinshobora kwitafana. Shaka iki zuwundi we ukuntu nigera muri shira umutete abantu hari uwo nigeze kwinjira umugore mbona arahagurutse ngo nguya umukozi ngo reka ngwicara nise mubyeyi ko we nawe mbona atoya icyayi ati biravuga ngo abo kubaha tububahe ati mushumba ese mushumba we nari sanze n'umudiyakoni hano banyubatse. Urabona winjira muri shira umutete mu ntebe y'inyuma kujya hahandi nanjye ndahakunda cyane iyo uri hariya ntabwo bakubyiga kaka uwo mudiyakoni yari yicaye hasi aho ngaho nabyo ntise diyakoni ko wicaye hasi byameze bite ko abantu ni wowe uri kudiyakona none uricaye abandi none nyije uwo mugore ni wowe yarumvise mbwira none aravuga ngo abo kubaho ngo mushumba yicara ariko bitewe n'iki abona nambaye neza ntandukanye n'abo ari muri iyo bisi avuga ati uyu nyamara ni pasiteri. Yesu ashimwe. Haleluya. Yakobo rero kubwo kuza yamaramaje afite icyo ashaka aravuga ngo uyu mugabo wishaka kurya utwe hari ibyo ubanza kurekura, hari ibyo ubanza ibya Satani kubimusubiza. Umuntu wanteye ubwoba rero tugiye gusorezaho mwumva kaga dufite ibyo wahoze ubaza ubu ngubu ngiye ngo ugiye kubona n'igisubizo. Yakobo akimara kuvuga ati ngewe nsubiye iwacu, abagore bose bafata icyemezo baravuga ati se urarinda ubitwingingira ko wadukoye kutujyana hari ikibazo. Buri mugore afata ibintu. Abagore naraho ndamufite nanjye nagiye mbona kuko maze kwimuka inshuro nyinshi n'ubu ngubu nyine urubona ko ngeze batsinda. Umugore by'akabate ntubimubaze n'ibigitanda ntabwo bimureba, ariko umugore n'imbabura yakitse akaguru ayikubita mu kaguniye ikirushye iyo gasafuriye ibishyimbo ibyo abirwanaho. Abagore rero ngira ngo barimo bareba ibyo ngibyo bizabagira umumaro mu nzira n'iki n'iki. Dasheriwe ngo ariruka aterura ikigirwamana cyase aba ari cyo yikorera. Abandi bavunika ati ibi bishyimbo biramvuniye, amasaka aramvuniye, barashera ati mwebwe ibyo mwivugisha ntabyo muzi, ngewe ahubwo navunitse birenze. Akavuga ati nyamara arashera ibintu yazanye bizatumazeho igihe ntibamenye icyo yazanye. Labani rero ngo iyo yari yagiye aje asanga Yakobo umwana w'umuhungu yakuyemo akarenge, ariho wadusomeye Labani ngo amanukana ubukana. Ariko Imana nyihaye icyubahiro. Imana ikunda abantu bagambira neza. Uzi ko kugambira neza twigeze kuza gusenga ngisengera Karugira kuko niho nakirijwe. Imana yatubwiye ngo bana mutaragera hano nababonye. Iryo jambo hashize imyaka nka 20 irenga, ariko iyo ndyibutse numva rifite imbaraga. Noneho Imana yari yabonye ko Yakobo yahagurutse afashe amaramaje, noneho ibona ubukana ya Labani ahagurukanye. Vuga ati uramenye Labani umugaragu wanjye yafashe icyemezo cyo guhinduka, yafashe icyemezo cyiza cyo kunyubaha no kunyubaje. Uramenye numugeraho ari ijambo ryiza ari ribi, uramenye umwitwareho neza. Uramenye ubukana waruhagurukanye kuko yabonye Imana yabonye ko Yakobo yafashe icyemezo cyiza cyo guhinduka. Imana yashaka abantu ngo dukizwe duhinduke twambutse. Noneho Rasheli ngo we aterura icyo kigirwamana cyase ngo agishyira ku matandiko y'indogobe akicara hejuru. None ngo Labani bakurikiye ngo ajya kubasaka. Abagore bakobwa barabana atari ko sogoko ariko papa abana ati cyogoku koko n'icyumba cya papa umukobwa Rasheli ngo yibereye mu mbuga ku ndogobe ngo yicaye ku kigirwamana, abandi bari mu gahinda we ntibitamureba. Ngo Labani arasaka n'umujinya na Yakobo asohotse ntacyo abonyera ko baramujya ati hari Imana yawe umbonye, hari ibyo unkurikira, hari ibyawe nazanya n'iki atazi ko mu bantu be
hari ugiye kubateza akaga. N'ubu ngubu mu murimo w'Imana, mu makorari, mu kidiyakoni, mu byiciro byose dufitemo abagiye kuduteza gusakwa, bicaye ku kigirwamana cy'iwabo. azanye akaga. Noneho ngo Labani asohotse n'umujinya n'ibimwara abuze ibyo yashakaga, ngo umukobwa we ngo rasharamwe ngo papa ngo ntugire ngo nagusuzuguye, ngo rwose nuko ndi mihango y'abakobwa. Ariko se koko yari mihango y'abakobwa cyangwa yari mihango ya gishitani? Yari mihango y'icyaha. Abantu benshi bicaye ku cyaha, kandi ni ukuri. Katuvuge ngo Yakobo yari pasiteri, yahamirizaga ko abantu be yazanye bose ko nta cyaha. We yumvaga yambukije byose, nta muntu umurimo w'icyaha. Pasiteri rwose arabona abakirisitu imbere ye akavuga ati ya perezida wa korari akabona ati njyewe rwose aba bantu banjye nabatangira. Ariko nta rasheri agiye guteza akaga mu murimo w'Imana. N'ibi ngibi turi kubona hirya no hino bitewe na rasheri wazanye ikigirwamana cyiwe. Abantu aho kugira ngo bakore umurimo w'Imana, ahubwo bakarushaho gukorera inda zabo. Hari uwigeze kumbwira ngo kuko yambwiye ibijyanye n'amasezerano y'ubukwe bwanjye, ngo ariko umuntu ukamubwira ibye pe ngo ntagugurire na fanta. Ibaze nawe ngo umuntu ukamubwira ibijyanye n'ubukwe bwe byo wahishuriwe ngo ntakugurire fanta. Niba Imana yabimuhaye, kuki itamuha iyo fanta? Niba akeneye fanta akorera Imana, akorera njyewe se? Njyewe si iyo fanta nari ngifite. Umuntu wakoraga 15,000 nkodeshamo inzu, ntango urumva nanjye nari meze nka fanta. Aho yagakoreye Imana, Imana ikazamuhemba ibirenze fanta. Naruka kujya kuvuga ubutumwa nyuma ya covid, na ahantu nakunze kuvuga ubutumwa mu Mutara, batumaho ndababwira nti ndi kwiyumvamo ko naza akora umurimo w'Imana aho ngaho. Numva bavugishije intege nke, numva wenda babishatse kuvuga ati yewe urabona ibibazo byabaye bya covid, nta mafaranga nta. Yewe ndababwira nti kandi koko kuva natangira kuhavuga ubutumwa nta bintu byo kumva ngo baramerekeza ngo nabo mbona arabo kufashwa. Ahubwo yewe aho kugira ngo tubashakemo n'ibintu twigeze kujyaho turisararanga twese, kandi ntako dufite, ariko dufite ubutunzi bw'Imana. Turababwira twabonye korari icurangira kuri batiri, turababwira ngo hano tuzahazana moteri. Kandi ndashima n'Imana, iyo moteri Imana yarayitanze. Kuri nibwo nababwiraga ngo njyewe ntabwo intego yanjye ari ukuza gushaka amafaranga. Njye ndi kumva intego yanjye ari kuza akora umurimo w'Imana. Nagiye ari kuwa kane, ntaha ku cyumweru nimugoroba, bankoresha amanywa na nijoro. Kuwa gatanu nirirwana n'abakristo nijoro, ndarana n'abandi. Kuwa gatandatu nirirwana n'amakorari yose nijoro, ndarana n'abanyamasengesho bose. Ku cyumweru mbwiriza iteraniro. Hako bagiye no kugira ngo barama ibihumbi 4. Ibihumbi 4 se mu minsi ine ninde wabiha muri mvuga butumwa w'imperuka ko yabigukubita mu maso? Hari aho nzi umuntu yagiye ari sararanga ngo nibatamuha ibihumbi 50 ntabwo hava. Aho hantu bari bararahiye ko batazongera gutumira umuvuga butumwa w'i Kigali. Ariko Imana iradufasha, turagenda turabomora, tujyayo twebwe nta n'igihumbi tubasaba, ahubwo tujyanye ibyacu, ahubwo tugiye no guhemba umuririmbi wacu wari warimukiyeyo, tumushyiriye n'agakoma k'ibihumbi 100. Baravuga ngo abantu nk'aho se baracyabaho? Ntiturahari. N'ikindi gihe hari mwene data wari ufite y'ubukwe, tujyayo nabwo ndabwiriza, banyoreza kuri indi toro ndabwiriza, kandi nta nyungu zinjyanye, ahubwo Imana igacisha mu zindi zikambeshaho. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru idufashe tubanze twambutse. Umuntu arashaka kuzana za kamere ziwabo zose, za karande ziwabo zose, za nzika, za nzangano, za kizaki, akashaka kubizana ngo abibonere. Yakobo aravuga ati ngewe nimba nshaka kuva muri iki gisuzuguro nasuzugujwe no kuriganya,
ndabanza nambutse ibintu byose nisabanire n'Imana, negirane ubushuti n'Imana, nibanire n'Imana, negera Imana nayo nibwo ibunyegera. Imana ntabwo ishobora kwegera hari icyaha. Imana ntabwo ikunda ahantu hari imyanda. Hari umukozi w'Imana twagiraga iwacu umupasiteri yavugaga ngo Imana ni insirimu, kandi koko Imana ni insirimu. Imana ni insirimu. Imana se babona nyene ishobora kuba inyamwanda. Imana yacu ni insirimu. Nayo rero igomba kubana n'abasirimu, kuyegera. Ntabwo yaje kuguterura n'ibyondo byawe n'ibyaha. Irabanza ubanza ubyambutse, banza ukureho ibyaha, banza ukureho za karande ziwanyu, turabaki. Oya, iyo nkijijwe ntabwo nkiriyo muri iyo ngiyo. Bibiri tubwira neza ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Ariko hari abantu yewe no mu kubatizwa nagiye mbibona kenshi, hari abantu bapfana n'icyaha yaragihishe. Nkunda kubahugura abanyamubatizo, nkunda gusengesha ikintu. Iyo ubatizwe warahishe ikintu, nacyo kiravuga ngo twabatirijwe rimwe. Ntabwo mpavu, nagiye mbibona. Hari umudamu twabatijwe rimwe akirya ubugoro. Tumaze gukizwa baratubatije, turamusura buri shuri ari irya katura, reka da twahava kare reka bira. Nacyo kiravuga ngo twabatirijwe rimwe. Kuko niba Bibiri ivuga ngo iyo umuntu bamubatije ngo apfanye na Kristo akazukana nawe, iyo upfanye n'icyaha rero uzukana nacyo. Ako nepo nako yarakumbiye. Yesu ashimwe. Haleluya. Naringeze kantu kavuga ngo Imana yacu ni insirimu, ikunda n'abasirimu. Niba ushaka ibyayo irashaka ngo ubanze usirimuke, ukureho imyanda. Yakobo yabanje kwiyaka ibyari kusabana n'Imana, ibyari kumusakuriza mu matwi. Murambwira ngo uyu mugabo yari kuza ahantu aruhukiye, intama ziraho n'inkoko n'imbata n'ibiki n'inka se simbizi. Yagera hari umushumba w'abandi akakubita nk'intama Yakobo, akayivuna ihembe, cyangwa imwe kagwa mu mwobo. Yari kumva ijwi ry'Imana bamubwira ngo intama yawe iguye mu mwobo, intama yawe iravunitse. Abakozi wenda bamubaza ngo ese nubwo tujyana iwanyu uwarundimo amezi 5 nutayampera izi kamera zawe ndazijyana, aya masafuriya ndayajyana. Aho yari kuhumvira ijambo, yari kuhumvira ijwi ry'Imana, yari kuhabonera igisubizo. Araba ahishurwa ibanga ngo kugira ngo nze kwibonera icyo nshaka, kambanze niyake abagore n'ishoreke n'abana n'abagaragu n'ibiki. Ariko abantu muri iyi minsi bazanye abagaragu b'ibyaha. Hari umugabo nkunda kwigisha aho Shimeyi yari ahawe amahirwe, ayapfusha ubusa ajya kugarura abagaragu, ajya aho bamubujije gusubira. Abagaragu be batorokeye ajya kubagarura, abagaruye cyakurikiyeho n'iki, baramwishe. Abantu bakunze abagaragu kuruta ibyaha, kuruta ubugingo. Imana idufashe. Yakobo rero kubwo gukuraho ibyo byose yisabanira n'Imana, Imana imuhindura izina. Kandi ikindi tubonye kubwo Imana kubona ko yamaramaje ihagasopora bana turamenye umuntu wanyu. Mukanya umukozi w'Imana dusomera mise mishurirwamo yuko ijambo wahoze ubaza ngo ise ngo bikomoka nyina hise Labani mushira mu cya Satani. Nje naho hise mbona ari nka Satani. Iyo ucijijwe nabi aragukurikira, akurikira ibye. Nahise mbona ko iyo Yakobo atafata icyemezo cyiza, Labani ukuntu yaraje ari mufate amapantaro akayakomeza ntamurekure. Ariko Imana yari yabonye ko Yakobo yamaramaje, nuko Satani ashobora gukurikira umukiranutsi yamaramaje akagukurikira. Ariko kuko Imana yo yabonye we kamuye ati we wibeshe, nyura handi uyu nguyu yararekuye, uyu nguyu yarambukiye, uyu nguyu yitandukanyije n'ibizira, yitandukanyije n'amoko, yitandukanyije. Hari ibintu numvaga nkagira ngo ntabwo bibaho. Ariko umwana umwe umusore arabimbwira, ambwira ukuntu yagiye yajyanye fiancé we, umuntu aramubaza ngo niko nta soni uratinyuka.
uratinyuka uyu muntu umuzanye umuja bakagiye abimbwiye narumvaga babivuga abantu nanjye noneho nyiri bwita bimbwiye byabaye ndavuga ibi biracyabaho se na hano iwanyu arahari ariko yaje hano ariko aho yabibwiwe ntabwo ari hano ariko yarabibwiwe abantu baracyaba kandi yahagarara ku cyumweru akavuga ati haleluya Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ariko mu gikari hakabayo umugande hakabayo umunyamurenge hakabayo ubwo nyine tubivuga mu gisirimu mu gikari nyine koko ibyo biracyabaho hari abantu batambukije aricyo gituma badahinduka aricyo gituma damoni yaje aramufata akamukoresha ibyo ashaka ariko iyo wambukije Labani nahise mbona mu ishusho ya Satani wari ukurikira Yakobo ariko kuko Yakobo yari yarekuye yari yambukije Imana yamubwiye ati uramenye ari icyiza ari ikibi utwitware umugaragu wanjye umwitwareho neza tamuhungabanya kuko yaje amaramaje yaje akeneye guhinduka haleluya rero Imana iduhana umugisha Imana irifuza ngo twambutse kuko nanjye mbitangamo urugero mbigisha ijambo ry'Imana ngombora abandi nanjye mbanje kwigombo niyo ntambutse ibinono by'ingurube nkaza muri korari nkaririmba ngikikenyeye ntabwo wari kukibona ko ntabwo ari kinono iyo mvuze ikinono ntabwo nafataga ikinono cyose barambwiye ngo mfate ikinono mbaze h'urwara dushire muri mayo ngo nta mwaka nzajya mpura nawe ese koko ntabwo wahuraga nawe nahura nawo se mbikubwira impamvu nahuraga nawo Yesu yirukanye abademoni baje mu ngurube nge ndabakurura ndabakenyera ariko uyu munsi ndakenyera umweko w'ukuri haleluya aho nikoreraga ibihanga by'inka nikorera ubutumwa bwiza bukamamara no ku isi yose Yesu ashimwe narambukije iryo joro nihannye twari twicaye ku meza tunywa inzoga umunsi bwose nari nanyweye amacupa 8 nanyweye icupa rimwe nari maze iminsi ndwaye n'uwo munsi nari mfite n'ibinini ariko umupagani ntaje ibintu n'uwo nabyo ndayinywa barambaje abasirikare ba escort bo bamwishwa wanjye ati se Uncle John nawe uranywa inzoga ibinini narangiye saa sita ntemubizanye shima n'Imana uwo musirikare umwe yari amaze imyaka ingahe ntavugana nawe yitwa Frodisa bakukibuye ejo bundi bwo nabonye nomero ze niwe nakurikiye nje mu rusengero iwacu hari igikondo ka Rugira adakijwe n'uyu munsi ntabwo arakizwe ejo bundi namuze nti pe waremeye umbera urwego nkuriraho narakizwe none we urumva ariko icyo mvuga ni iki Imana yangiriye neza iryo joro nari nitwicaranye ku meza ya salamanje Imana izana abana baba umwana w'umukobwa umaze imyaka 2 akijwe zana agasaza ke kamaze amezi 3 hari na mwishwa wanjye yarapfuye yitwa Gariyeti bari bafashe icyemezo ko bajana aho iwabo akabasura noneho bazamukira amajerwa amasaha arenze aravuga ati muze tuzamuke murare mu rugo amasaha yarenze ntabwo turi busubire Rwanda gutega imodoka ya Kicukiro Centre bahingukira kuri bariyeri kwa Perezida Bizimungu niho rakiba barabafata ariko kuko wari umugambi w'Imana barabafungura bagera mu rugo nibwo rero twari twicaye ku meza tunywa inzoga ngewe abantu 6 twicaranye ku meza ngiye kubona mbona abantu sinkibabona sinkiyumva bavuga ahubwo Imana ibankuramo njyana mwiyerekwa nkuko wicara muri saro ukabona televiziyo yanjye ntangira kubona ibyaha byanjye bitambuka biratambuka ni yewe mbona ibintu byinshi nibwo rero navuye ngiye kumva numva mbaye nk'umuntu uturutse ahantu abantu ndababona ndabumva ikintu cya mbere narambuye amaboko ndababwira ngo kuva uyu munsi nakira umwami Yesu nuko nakijijwe iryo joro ndagenda kagacuma ko guterekera kari ku musego ndagafata ndagasona ndakajugunya zanzara zingurube nakenyeraga muri mayo n'ipunda byose ndajugunya kuva uyu munsi nimika Yesu aho nimikaga icyaha cy'ibyaha mpimika icyaha cyo gukunda ijambo ry'Imana cyo gukunda mu nzu y'Imana ibyo bakubwiye ati nkundisha ingirisha kandi igituma mbikunda mbikubwire se
narakizwe ndi Bugande nigeze kuja kuraguza ku mupfumu aho gomba gutega kabiri nkuko n'ubundi ntega kabiri mvigikondo nkagera Nyabugogo nkatega yibatsinda aho hantu rero wagombaga gutega kabiri ngiye kuraguza kuri uwo mupfumu w'umwisilamu imbyuka ukwezi kurambesha ngira ngo bwakeye ngenda n'ibirenge nta modoka ziragenda mu mujyi wa Kampala nyura mu mujyi wa Kampala hagati nzamuka ahantu hitwa ku Kibuye kuri uwo mupfumu Kiburi noneho nicaye ku muryango w'umupfumu inkoko ya saa 9 bikanicaye ku muryango w'umupfumu urumva ibyo rero bintera kumva nta iby'Imana Imana yanshoboje kandamutsa amahoro numva iby'Imana atari byo nakiniramo ntari byo nakererwamo ibyo kwa shitani byo kurimbuka nabigiragamo ububyutse kuki iby'Imana byo ntabigiramo ububyutse Imana izinshoboza Imana ibyo bushobozi ndeba umwete kwa satani twagiraga kuki si iby'Imana ngiri n'ubu ngubu ni unuje no kwitore nabo bakubwiye duke bundi ngira n'amahane iyo mbona ukina mu bintu by'Imana yewe twabipfa rwose turabipfa rwose iyo mbona umurimo w'Imana wijagata mu wica witwara mu ushaka guhindura gatobe twabipfa rwose kuko ikimana yansigarije ni icyo ni ugutunganya ibidatunganye n'ubu ngubu nubwo satani yari yarangabyeho ibitero by'uburwayi ariko Imana irampagurukije wasanga yari yampayemo n'ikiruhuko simbizi none ahubwo ngiye guhaguruka bushasha ikimana yampamagare ni ukwangiza no gusenya ubwami bwa satani nkamamaza ubwishura rero aho nabibwiyemo mu buhamya nababwiye ko navukiye Bugande ngeruka nsanga turi abana 5 buri mwana afite nyina mama ntabwo nigeze mubona n'ubu tuvugana nta muntu umukomokaho nigeze kumenya nasanze papa ari uriho na nyogokuru umubyara papa yewe nyogokuru papa yari imfura yaho kwa nyogokuru yari imfura iwabo noneho mbaho nkurira mu maboko menshi kwa mushiki wanjye aho papa njugunye ku baturanye ngo hari nawe yasigiraga amata aho kugira ngo bayame bakayaha abana babo kandi si igitangaza abo bana bayahaga wasanga barapfuye nge ndiho rero Imana kuko yari mfite umugambi mama umunsi umwe abo bademoni batererezaga mama bakayateka ibyo kurya bikagaga ku kanya bitetse amasaha noneho finali bimutegeka kumfata ndagahinja nshira mu nzu afata n'umwana nakurikiraga ngo amushira mu nzu bavuga ko naragahinja kakinyukamo noneho ngo afata icyuma agisogota uwo mwana w'umukobwa nakurikiraga akimushinguramo nawe akitera nge siyankoraho kuko Imana yari mfite umugambi kwijambo ry'Imana ryo muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 4 avuga ngo nakumenye utaravuka mwezi cy'uruso mu nda nyoko ngushaka kujya ngo uzambere umuntu zo gwanura amahanga Imana rero iranderanyura mu buzima bukakaye bugoye sinabona n'amahirwe yo gukandagira mu ishuri nyine nk'uko kubw'ibyo mpamvu nyine nanyuzemo ariko Imana ifiteho umugambi nageze mu Rwanda 1995 naranduye sida ndi mu bantu bavuga ngo Imana ushimwe ko ngiye kubona u Rwanda rwacu ntigeze kubona ariko ushimwe ko ngiye kugwaho batanze nibagirwa ya Mana yandokoye muri ya mirambo ko yari ifite umugambi nsigarije ko yari yansigarije ko izankoresha none ngeze mu Rwanda nyirizwe hariya Karugira niyo yari paruwasi cyo gihe 1996 nkizwa maze gukizwa neza Imana ingira neza nkijwe neza ngewe iyo tariki nkubwira nakizwe 1996 ukwezi kwa 3 saa 3 z'ijoro n'iminota 55 iryo cupa yari imbere yanjye rya karanyuza na nyowe uwo munsi niryo riheruka mu kiganza sindariguramo na peteroli niyo nkibonye numva ari cyaduye cyanjye kabisa hari naho nigeze kuba mfite urugendo ngenda narushe mfite icyaka mfite n'amafaranga nsanga umuntu amacupa ya fanta n'inzoga yose yayatondekanyije hasi mu kantu hano ni fanta hano ni bibiri hano nkihagera nkibibona icyaka kirashira ndagenda ndahindukira numva hari igihe ubundi Imana yashaka ngo tuvuyeyo
maze iminsi mbona umuntu yaje mu bukwe ngo yewe ngo nibura ngo munshakire katonike aracyashaka nibura munshakire agashari. Imana ashaka ngo tuveyo twambutse. None Imana ingira neza, ndaza maze gukizwa. Ubwo nyine nageze mu Rwanda baza kunywa inzoga kabisa ndanywa hariya kuri Merezi ya kabiri, niho nanyweraga ayo macupa 8 nakubwiraga. Mwishwangira iryo cupa yarizana rirerere yose tukarisangira nuko ariko noneho nkijijwe. Imana ingira neza, nkijijwe byose mbireka mbiretse. Kuva nakizwa ntabwo ndi wa wundi wakijwe ngo noneho ngo Imana ngo nature ngo uyimunsi inzoga yangerageje. Oya, ntabwo kuva nakizwa nta rutugu rw'umukobwa nakomye nta kiganza cyanjye cyakomye ku rutugu rw'umupakazi mu itoro cyangwa umukobwa w'abandi. Oya, n'ubu ngubu mbajije ngo unyereke ifoto wifotoje n'umukobwa kanaka muri korali muri Imana cyangwa ntabwo wayabona, ndumva ntanayongira. Oya nkunda no kubwira abantu ngo ubukristo bubuze kwirinda bukabura ubwenge, nta garanti bugira. Ubukristo buze kwirinda bukabura ubwenge. Aho usanga umuntu wenda ni umudiyakoni, ugasanga ntabwo kuva wabana nawe imyaka nk'itanu ntabwo urabona urasanga afashe umugore we mu nda, ariko mwava nko ku murimo w'Imana ukabona afashe umugore w'abandi mu nda. Uzi ko abantu bikurura abademoni. Hariho nigeze gukabukira nta soni, umugore w'abandi umufata mu nda nkane n'umugore wawe. Ibaze ntabwo umuntu aganyuza ukuboko agafata umugore w'abandi neza mu nda, ugasanga bimukururiye iki? Abazimu. Urumva Imana ingira neza rero, mvayo mvuyeyo, noneho maze kuvayo byose mbirekuye. Noneho umunsi umwe ndi ku kazi kuzamu hano Nyabugogo, mu marembo ya gare ya Nyabugogo hari garage narariragaho ngaho, hari nahijwe ry'Imana ryambwira ngo uzaje cyangwa 96 nkakandajya 2006. Hariho byaje gukuriramo ko umufasha wanjye ari hakomoka cyangwa. Noneho nibwo nabonye marayika aramanuka hagara nkari mucyo mwinshi mbona urarashe, numva ijwi irambiye ngo kwa muganga igikondo bari bambwiye ngo ibyawe tuyobeye, tugiye kuba transfer. Kubw'ibyuririzi bya sida byahuraga binkubita hasi, nibura nkajyayo nka 3 mu cyumweru. Ndibuka hari igihe naryamaga ndyamye nakorora nkisanga ndicaye, ariko haleluya, Yesu guhaye icyubahiro. Noneho Imana nyigiraho umugisha, imbwiye ngo ubwoko bwanjye humuranye, ngiye kumva no bintu byiza by'amahoro we. Turi mu masengesho Gashyekero 97 haza umudamu atanga ubuhamya ko Imana yamukije sida, umugabo we yarapfuye urwaye sida hano muhaguru mu byature mbasengere mbakize. Ndibuka nahabonetse turi babiri, umupfakazi umudamu w'umupfakazi waho Gashyekero nanjye. Ubu Imana hashize n'ukwezi Imana iramucyura we, isiga John uzabyamamaza. Imana irankiza igukiza sida. Naravuye i Bugande mu bitaro naragiyeyo, nabwo Imana aho ngaho kwa muganga bambye ngo ibyawe ariko bamaze kunsengera. Pasteur Damase yakoreraga muri iyo parawasi icyo gihe, nibwo yangiriye inama arambye ati rero niba weho wiyize ko wari uyirwaye n'iki Imana ikabivuze ko igukijije, buretse gutanga ubuhamya genda ubanze uzipimisha. Njyayo ubwa mbere barampima, yewe n'ibisubizo bari bakibitanga icyo gihe. Ngiye umuganga arambiye ati ufata ibisubizo byawe usomo rero. Nabuya ni muganga sinzi gusoma kandi sinamubeshaga, sinari nzi gusoma. Arareba arambiye ati se uramutse usanze urwaye byagenda bite? Niyo muganga we nakoraga kwa muganga nze ututwike tw'abaganga. Nsanze ndwaye nakwirinda nkajya nishakira utuntu tunsubizamo amaraso imbaraga n'iki. Ati se usanze noneho uri muzima? Yewe muganga we ntinakwirinda ibyaha, nakwirinda gusambana n'ibyo. Muganga aramara ariko se ko numva ibintu nkubaza usa nk'ubizi byose. Ati none ati dore ati icyemezo cya kiragazaga uri muzima, na Yesu ni muzima. Umuganga waruzi ko nari ndwaye sida, Yesu akaba ari winyije. Ati abakore bajya baza hano tukabasuzuma tukabapima tugasanga ariko hashira iminsi agaruka tugasanga barwaye. Birashoboka
niko ubu Yesu ngewe naje nta sida Yesu yari afite ni ngewe yimuzaniye ubu muvuyeho nanjye yavugaga ati jana n'ibyawe ariko ntamuvuyeho nta mpamvu yuko yagaruka nuko ndagenda bandikaho ariko ko nakagarutse arambye atereko wari kuzagaruka ariko ubwo wivugira ko ufite ibihamya ko Imana ariyo yakukije ushatse ntuzagaruka ariko Pastor Damas angera inama arambye atabiba uzabanza usubire n'ubundi abantu bo kuzashidikanya ngo kuki atasubiyeho hano nsubiyeho cyegaruka bavuga muganga arambye ati ni kwa kundi ni na Yesu ni kwa kundi ubwo rero muri make Yesu wankuye muri ya mirambo na sida ayinkuraho n'izo za karande zose zankurikiye n'ibiki yose agenda bindanduraho ampindurira ku mukozi we nari igikoresho cya shetani mukorera amanywa nijoro mukorera mu kabari mukorera mu bapfumu mukorera mu busambanyi mukorera mu biki hari n'ibyo nta hano ariko Yesu yangiriye neza ndumva tugeze umusozo ariko dushoje tuvuga ngo Imana n'umuntu nyumva uwakure no hafi Imana irashaka ko tubanza tukambusa ibintu byatubuza gusabana n'Imana byatubuza guhura n'Imana Imana irashaka ko hataboneka abantu bicaye ku bigirwamana nka Rasheli by'iwabo Imana irashaka umuntu umaze imyaka umaze igihe mu itorero utarambukije yambutse Imana yashaka umuntu wari umaze imyaka ameze nka Rasheli yicaye ku kigirwamana kigeranya n'icyaha karande ibyaha gusambana kuraguza guterekera kuroga n'ibindi inzanga n'inzika amoko n'ibindi ibyo byose bigirwamana abantu bamaze y'imyaka bibabuza gusabana n'Imana kubana n'Imana guhora abantu bihana batareka ibyaha umuntu akaririmba sinda akaryoha akanasinda n'ibindi hari umuvugabutumwa ngira ngo waba umuzi umukecuru witwa Cyokeya yaduhaye ubuhamya kuntu yari umugore w'umushumba arimo anywa inzoga yaba agiye nk'uko yaba yaje kubasura batsinda paseri umugabo we yaje kubasura nk'ibatsinda bakazana bagera ahantu hari agashamba umugore akamuta gato akajya mu gashamba gato akarya akajugunyayo ubugara yagaruka umugabo we yamubaza ati madamu ko numva umwuka aterega mu mushumba ati ibintu bya kera bitinda kuva mu muntu none wumva ikibazo yagera ku itorero ahantu bagiye akaba hari ikindi gipagane kimeze nkawe cy'ikidiyakoni none ngo umushumba yakwicara hariya n'abandi bapase n'abandi bavuga butumwa barya banywa none wa mudiyakoni akaba we yateguye agacuma k'urwagwa bakicara nk'ariya bagasangira na wa mukecuru bafitanye ibanga dufite abantu bari murimo w'Imana bicaye ku ibanga ry'icyaha haco gituma ubona akajagara abantu bari kwibaza ukirwe n'udakirwa abantu bari kwibaza igituma tudakura ngo turebe abantu baze abantu bagira inzara nyota ni imirimo mibi batubonaho bamwe batwikiye hari ijambo nasomye ryanteye ubwoba ngo mwatwaye urufunguzo ubwanyu munanirwa kwinjira mubuza n'abandi kwinjira bari kwinjira ndumva ari Yesaya ngira ngo 50 Yesaya 11 ngira ngo umurongo wa 52 rero Imana iduha umugisha Imana iguha cyane tuzajya tuganira kenshi kuko ufite ibintu byinshi byakubaka abantu kandi byakomeza abantu mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu cyane ko ufite inaribonye tubwiye ko kuva wakwakira Kristo ntago urigera usubira inyuma ubutaha uzatubwire iki wakoresheje izo mbaraga wazikuye kuko iyo turebye muri no minsi dusanga uko usanze uyu munsi umuntu ameze usanga yahindutse ariko dukeneye kubanya nkuko nakubwiye ubuhamya nagiye menya cyangwa se bagiye bambwira ufite umwihariko ubutaha tuzabyinjiramo neza twinjire neza tubwire aho bivanye ko turifuza ko n'ubutaha tuzaganira n'umufasha akadana kubwo buhamya akatubwira uburyo gutegereje imyaka 25 yego reka tugushimire tuwe ngo Imana igumugisha imbaraga n'amavuta ntikakuburo kandi uko Imana igenderera abandi nawe ntigusige ikindi kandi mu ntege nke z'umubiri ufite Imana igukize kandi ndabizi ko tuzahura umeze neza n'imbaraga zose zose oya cyane Yesu ni muzima Yesu agumusha cyane reka tugusaba noneho birashoboka ko ari umuntu wakwifuza kugisha inama ufuza ko musengana cyangwa se akifuza kubisha mu bindi bitandukanye uratanga nimero ya telefone nurangiza usenga Imana ni karibu murakoze cyane nomero za telefone no 83 1 9 3 7 2
831 nizo telefoni nkoresha. Yumva twasenga Imana. Yego. Mana yacu, Mana yo mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje Kristo mwana w'Imana. Twari twicaye hano Mana duhamamaza ubutumwa bwiza, twamamaza ineza ya, twamamaza imbaraga zawe, ukuntu watukuye mu miruho twari turimo duruhiye kwa Satani, twari imbata. Muri 28 niko yavuze ngo twarabatuwe, kandi koko ngewe nyiririmba nyumva nari imbata urambatura, nari mbohora nari ndushuranduhura, kandi abandi bene data nabo babyumva. Nuko Mana ubishimirwe. Dusengere rero Mana umuntu wumvisha ubu butumwa bwiza. Twasanze Yakobo kubwo kurambirwa kuba kwitwa umushumba kwa sebukwe bitewe n'icyaha cy'uburiganya yari yarakoze, afata icyemezo cyo guhaguruka n'umuryango we agatahuka akava Mana data wa twese we kwa sebukwe akagaruka iwabo, kandi agaruka afite umugambi mwiza wo kwihana, wo kurekura ibyari kumubuza kubona umugisha. Mana data ngo arabanza yambutsa abagore be n'inshoreke n'amatungo n'ibiki. Yesu kubwo kumara kubyambutsa byamuhesheje kumuhindurira izina, kurwaho ubu Yakobo yitwa Isirayeli, ubwoko bw'Imana. Data tubonye ariko ikibazo kikomeye muri iyi minsi, Rasheli Rasheli we ngo yazanye ikigirwa Mana cyo kwase akicaraho, kandi ashiraho n'icyaha cyo kubesha, abwira se ngo papa sinagusuzuguye ahubwo ndi mihango y'abakobwa. Niko abantu benshi Mana bari kwitwaza ngo bararwaye cyangwa n'ibiki, bagatanga impamvu, bakiyoberanya, ariko ari ibyaha bazi bakoze. Yesu Kristo Mana dusenge umuntu wese iri jambo rigeze mu butumwa Mana mu gutwi kwe, data ari muri Afurika, ari mu mahanga, ari mu Burayi, reka umuntu wese Mana afata icyemezo cyo kwambutsa amoko, kwambutsa ubusambanyi, kwambutsa inzika n'inzangano. Mana bigirwa Mana benshi bamazeho imyaka. Mana icyaha ntabwo gikurwaho n'imyaka, ahubwo gikurwa no kucyatura no kukihana. Reka Mana aba bantu baha imbaraga zo kwatura, reka aba bantu baha imbaraga zo kwihana, reka abantu baha imbaraga zo guhaguruka ku bigirwa Mana zo za karande ziwabo zabakurikiranye mu izina rya Yesu Kristo. Baha imbaraga zo gukizwa neza, kandi n'utarakizwa neza n'uwari utaratera intambwe ngo akizwe mu mutima Mana wo kwihana. Mana inzoga urazikiza, nanjye warazinkishije. Gukenyera ibinono by'ingube Imana, abantu bari gukenyera bakabizana Mana bakabiriraho igaburo, ibyo babikinyure babijugunye. Mana data wa twese, abantu bose Mana bumvishe ubu butumwa, baha imbaraga zo kwihanira kureka. Urakoze Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Narimo Mana mbahamiriza ukuntu wankuye Mana muri iriya mirambo. Mana data wa twese, ibiri wa mama n'uwa mukuru wanjye, kanturanyemo ndagahinja. Mana narimo mbahamiriza ukuntu wankije sida. Rero Mana izo batekereza ngo ntabwo zikira, ariko iyo abantu bakuyeho ibyaha Mana n'indwara urazikiza. Nanjye ntabwo wabanje kunkiza sida, wabanje kunkiza ibyaha. Senge abo bantu nabo barwaye ngo bakize ibirwara byose by'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Niba ngibi turi kumva Mana byamaze kutugeraho no mu Rwanda, ibyo Mana biturinde, dore ko abawe uri kubabwira ngo bishinganishe. Mana data nubwo bazaterwa n'inshinge ariko babanze bishinganishe muri weho. Urakoze Mana kubyumvishe, kandi nsenge Mana aba bakozi bawe nabo Mana data waduhaye Mana uyu murongo kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose. Mana bagure byubarinde ikibi n'igisa nacyo, byubarinde byabahumanye byabanduza, byubarinde amashari ya shetani, byubarinde akagambane k'abadayimoni. Haleluya. Mu izina rya Yesu, reka ubu butumwa Mana data uyu muyoboro washizeho, reka ugere ku mahanga hose nk'uko wari warabivuze Mana, ngo bakubwiye ngo nabigishwa ngo babwire baradusakuriza, urababwira ngo baceceka n'amabuye yamvugira. Rero Mana ngiye amabuye nyageranya n'iri terambere rihari, ntawe uzitwaza ngo ntabwo yumvishe ubutumwa bwiza. Urakoze Mana kubyumvishe kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.